habona ubugombe bw'abenshi nabushize ahabona naho ubutunzi n'icyubahiro byaraguhumye urizize nge ntacyo nakoze mwana w'umuntu urizize nge ntacyo nakoze mwana bashuje bakunzi bacu bakunzi bakadasoka Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka abagirire neza. Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tugira ngo tuyigendereho. Ngiye mwumva kuri kamera nitwa Uwimpaye Ferdinand. Ndi kuri mikoro ya mbere, imbere ya kamera tuhafite umutumirwa, ariko mbere yuko twakira umutumirwa reka banze dushimire umuntu wese wakanze subscribe ku Imana Iraha TV. Imana ibaha umugisha. Nukuri murabe igiciro mwe mwakanze subscribe, ndabashimiye kandi kudeshapo tubahesariyo kabisa kubyo mwakoze mukatureba uko bwije nuko bukeye. Nabashishikariza gukanda like na comment na share na subscribe kuba tarayikanda, namwe mukinjira mu muryango mugari wa Imana Iraha TV. Imbere ya kamera mafite umukozi w'Imana Pastor Noah, ndagira ngo atangire asuhuza abakunzi b'Imana Irahari batari bamuherutse. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza kubwo kongera kudutumira ku Mana Irahari TV. Rero turishimye cyane kandi dushimiye n'abakunzi bacu batari baduherutse, hari abadushimira ari n'abadutuka, twe nta kibazo, Yesu arahari niwe uzatugororera. Murakoze cyane. Se hari umuntu batuka kishima? No, wowe urishima? Yesu se niyishimye singera ikirenge muke. Ariko no, ubwo umugore wagututse wakwishima? None se namurakarira? Dawidi we ntiyamututse yigize amurakarira. Ariko nyine uri kubitubwira kuri kamera, ariko mu rugo wasanga atabyishimiye. Njye uko mvuga ni nako ndemye. Ariko ntabwo twibwiye neza. Amazina yanjye ni Munyaneza Noah, ndi umugabo ufite umugore n'abana, nkaba ndi umushumba. Uri umushumba wo muri itorero, wo mu rugo iwawe? None se itorero ryanjye rikuru ni urugo, ni nabwo nzabazwa. Kandi sinajya gushumba izindi ntama nsize urugo. Kandi usengera muri ADPR? None se ADPR nawe uri muri babandi bahagaritse? Yanjye ntago bamagaritse. Arega nimvuga ndi umushumba. Umushumba ni izina ryagutse. Hari ushobora kuba ari umushumba w'urugo rwawe, ushobora kuba ari umushumba wa business yawe, ushobora kuba ari umushumba w'ubucuruzi, hari ushobora kuba ari umushumba ari umworozi, kandi iryo zina ryose riragaruka rigahuramo. Ndagira ngo ubwire ngo n'ubushumba gushumba abantu byaturutse mu bushumba bw'inka. Na Yesu ngira ngo niho yavukiye, niyo mpamvu ryitwa iki? Umushumba. Umushumba. Reka tugusabe ubanze udushyire imbere y'Imana, ubundi dutangire gahunda y'iki kiganiro. Tugiye kuganira ku bijyanye n'iyobokamana hano ku Imana Irahari TV. Karibu. Mu izina rya Data udukunda kandi waremye ijuru n'isi, ubwami bwawe bumanuke bubane natwe, icyubahiro kibi cyawe kandi amahoro abe mu bo wishimira. Mwami ntaba ari twe, ubwami bwawe bukomeze kubana n'abizera, abatizera wendishwe umushyitsi n'ijambo ryawe kugira ngo bakumenye igihe gikwiriye bakugarukire. Urakoze kuko ushobora byose. Amen. Imana iguhe umugisha ku bw'isengesho ryiza udusengeye Pastor Noah. Twari hashize igihe tutabonana cyane, ariko urabona njyewe muri no minsi hano mu Rwanda sinzi impamvu ndi kumva amatorero ari kugenda azima, ukumva umuntu ngo yasengeraga hanaha, urumva pastor runaka uribuka igihe wajya kumva ngo ntambara Saturday ari kubwiriza yashyushye, ukumva ngo mu mujyi Rugagi yatwitse, kumva ibintu ko biri kuzima mu Rwanda. Aho rero uri kunyibutsa twe twari mu butayu. Mwaraheze mu butayu? Twari mu butayu, ariko Imana idukoresha. Noneho rero igitangaje w'Imana ivuga ngo ishyiriyeho poromosiyo yo kugira ngo abantu bagubwe neza, ahubwo nibwo babaye abanyamurengwe.
nicyo naba nkubwiyeho aho ngaho. Ese umurimo w'Imana ntiwaba warasubiye inyuma? Usibye no gusubira kugwingira niko nabyita. Oya ntago ari ubibaye na kera byari biriho, usibye ko abantu bura basoma ibyanditswe nabi. Kera bitandukanye n'ubu. Oya Bibiliya iravuga kera habaga abapasiteri basambana. Bibiliya iravuga ngo nta gihe kizaza ari gishya kitigize kuba. Ariko ibintu biza ari itandukaniro. Iherezo ry'uritandukanya n'itangira. Iherezo ry'uritandukanya n'itangira. Ndavuga itandukaniro. Hazamo itandukaniro kubera ko impamvu hazamo itandukaniro bihaniraga hagaragara ku karubanda. Ntabwo babajyanaga muri gobyori. Kuki bundi byacitse? Ntabwo ari ugucika ahubwo ni ukwimura Imana. Abantu bimuye Imana. Ushatse kuvuga ko Imana itakiba mu bantu. Iba mu bayubaha, ariko abatayubahiye nabirabareka. Abatayubahira bareka. Kuko hari igihe cy'Imana, hari n'igihe cy'abantu. Ni ibihe bimenyetso bigaragaza umuntu wubaha Imana? Ibimenyetso bigaragaza umuntu wubaha Imana nuko agira abanzi akagira n'abakunzi. Ntizari umuntu utagira abanzi n'abakunzi? Uwo ninde zari umuntu ubura umukarabya? N'umuntu uvuga ngo mugani mu Kinyarwanda nta murozi ubura umukarabya. Umuntu utagira abanzi avuga ko isi ariye nta wundi uyibamo kandi aturanye n'abantu. Ntacyo duha ibimenyetso bigaragaza umuntu wimuye Imana. Umuntu wimuye Imana wakubwira ko afashe Imana ntiyemera ko Imana imufasha. Afashe Imana? Ngewe ukuntu uwo mwumva shaka we ataba yarimuye Imana ahubwo atarayimenye. Kuko umuntu uvuga ko afashe Imana, buriya iyo umuntu agiye kuvuga ngo Imana yarimutse ngo banze itakiba agasigara atinya Imana ibyo yamukoresheje, uyu muntu aba yarimuye Imana. Ngize amahirwe uri n'umushumba, ariko uruhare runini rurarebwa mwewe ko mwatukishije umurimo w'Imana. Bamwe muri mwe wenda shaka ko atari wowe, ariko birabavuga ko abapasiteri bagenzi bawe ari bo bimuye Imana. Urugero, twinjire muri ADP, kubona umuntu ari umupasiteri ariko akaba umupasiteri ku rusengero, mu rugo iwe ntabwo umupasiteri. Urumva? Yewe hari umupasiteri nashaka kuvuga yigeze aba no mu representa muri ADP. Urumva? Ngewe umukozi we yakoze mu rugo iwe, umukozi wo mu rugo yarambwiye ngo ntabwo twari kwemereye kunywa amata yishyushye mu rugo iwe. Urumva? Ntabwo ndi bumuvuge. Yarambwiye ngo ntabwo twari kwemereye kunywa amata. Urumva, umuntu utanywa amata, utaguha amata ntiyaguha inyama. Ni gute abantu baza bakavuga Imana kuri kamera, sorry, kuri altari cyangwa kuri podium imbere, kuri membare, ariko mu rugo iwabo ugasanga ahubwo ni intare? Urakoze cyane, icyo tukemeranyweho. Ndagira ngo nkubwire ngo bareze abana, ariko kubarera ngo bacuke cyangwa bakure birabananira. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo umwungeri mwiza apfira intama. Ubwo rero umwungeri mubagira ate? Ariko ubu ngubu intama zipfira byaracuramye. Aha rero niho urumva kuri kugaruka ushaka kugira ngo ubyemere. Ni ukuvuga ngo uyu munsi umwungeri wakabaye apfira intama, ahubwo intama nizo ziri gupfira iki? Umwungeri. Niyo mpamvu rero bitagomba gusa. None se ni gute Imana iyo ishaka ko abungeri bakoramo? Kuko abantu bakubwira ati buri wese akubwira ko uburyo ari gukoramo ari bwo Imana yemera. Akabwira ati ngewe Imana yaranyemere. Sanga abantu benshi bavuga ngo Imana yarabye. Kumva umuntu aranywa inzoga ngo Imana yarabinyemereye. Icyo cyo ntago ndi bukemere, ntago ndi bugihuze nawe. Icyaho nyivugaho ndumva 2021 na 2023 Imana yatubwiraga yuko igeze igihe ko kigeze umuntu agomba gukizwa ku giti cye. Bivuga rero ngo igihe turimo ni iki gihe nyine wabonye urimo kumbaza ngo abapasiteri, nyine umupasiteri mwiza azapfira intama, ariko umupasiteri mubi azarangiza anazica umutwe cyangwa azica amaguru. Ubwo ntibatangiye kuzica umutwe?
imvura irirwa asubaririza none se niba uyu munsi hano bati reka dukore kugira ngo imvura itatunyagira kugira ngo dukore umurimo w'Imana tugize ahubwo wajya kureba ugasanga agaciro bagaha ibyo bakoze kuruta babikoze urumva uragira ngo irindi ubundi buhanuzi ushaka burenze ubwo n'ubwo twinjire muri ADPR aho mperukira muri ADPR umuntu wabaga afite imodoka bamwicaza mu mwanya y'icyubahiro yandi mu nama y'abakristo cyangwa ya komite yabaga avuga rikijyana ibi bintu biba mu madini biba muri iri torero wowe nkawe ubwawe ndagira ngo ugire icyo bitubwira urakoze cyane ireba ADPR gusa ni amadini yose oya tuvuga aho turi tuzajya kuvuga iby'ahandi tutaravuga ibyo witikikira nguve iwacu nyine banza unyumve winyinjiza iwacu kuko iwacu turahagera nta muntu wigize aza muri ADPR atavuye mu rindi dini icyo ni icya mbere icya kabiri ntabwo ADPR wibuka ko niba nawe nakujyana mu Bagalatiya niba ari ibice 3 ndumva harimo umurongo uvuga ngo mwabagalatiya b'abapfapfa mwe mwatangije iby'umwuka none muherutse iby'umubiri ubwo rero iyo tugarutse ni ukuvuga ngo barica ibyo bari basanzwe bazi aha mfitemo ijambo rivuga ngo gukizwa uhinduka ntuhindura abandi ahubwo ushaka inyungu nk'iz'abandi usize ni rwo rupfu rwa mbere rwagiye noma abantu bazagwamo uri gutuma ntinjira muri ADPR kandi umva se muri ADPR tuyinjire neza by'ukuri uzajya gusanga usanga barimo ni abavuye mu Bagatolika uzajya kureba usanga barimo ni abavuye mu Bangirikani uzajya kureba usanga barimo ni abavuye mu Baporoso uzajya kureba usanga barimo ni abavuye mu Badivanisi none nujya kureba ugasanga abamenye Imana batarigize bagira amadini babamo aba nta mwanya babaha nk'uko babivugaga ahubwo baha umwanya ba bandi bageze mu iterambere ry'amafaranga ubwo nibwo tugiye kwinjiramo kera hari ijambo ry'Imana nasomye ryitwa Yesu yavuze ngo ibya Kayizari tubihe Kayizari n'iby'Imana tubihe Imana ubwo rero nibwo tugiye kwinjiramo aho ngaho ubundi cyari kigoranye kugira ngo Kayizari ahagarare ku ruhimbi ariko ubu ngubu umuyobozi executive ateraniye ku mudugudu umwe navuze ntabwo ari umuyobozi umutegetsi bamukubisa agatuti ngo ajye ku gatuti avuge ikimuzana ni ukubera iki none se wowe urumva umutegetsi n'umuyobozi barahuza umuyobozi yumva abayobora bantandukanyirije ntandukanyije umutegetsi n'umuyobozi umuyobozi yumva abayobora nabo bakamwumva bakajya inama bamara kujya inama bakareba icyo bagomba gukora kugira ngo icyo bagomba kugeraho bakagikorera hamwe ariko umutegetsi ategeka ibyo mugomba kuzana yaba nta kintu ashyizemo yaba hari icyo ashyizemo we ni itegeko bivuze ngo uwo muntu ni umutegetsi ni umutegetsi niyo mpamvu bamuha agatuti aya ntabwo bakamuhaye kuko iyo bakamuha aba yarabishoboye none se yarabishoboye uwo ni umutegetsi ariko ngewe reka nkubwire uriya nakwibaza ngo ese ikibazo gituma abategetsi binjira mu itorero ni ikibazo ni abanyamatorero cyangwa ikibazo ni icy'abategetsi ndagira ngo nsobanurire aha urakoze cyane ikibazo ni icy'abanyamadini kuko barashaka ariko kuki musebye iwanyu ntago nge masebya n'ibyanditswe ndabiguha nubishaka none se kuki uri kurengera abategetsi njyewe ntago mbarengera ndi kukwereka uburyo umwungeri mwiza apfira intama ze ariko Eliya yaravuze ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali none se yigize asanga Eliya yigize asanga Naboti
nako habo ntabwo yigeze amusanga ariko None se. twumvikane aka kantu kumve Pasiteri Nowa ntabwo yamusanze ariko wibuke neza ko Eliya we ubwe avuga ibyo Imana imubwira ibyo ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali nuko mu bantu harimo abantu uzi Eliya iryo jambo rimubwira yaravuze ngo yaratangiye kunamurwa n'umugore bita Yezebeli bivuze ngo iryo jambo abarikoresha twaranamutse se baba banamutse nyine ariko Pasiteri Nowa none se we uri kuvuga ngo urumva wowe bwa urivugiye ngo abantu ngo babaye babi bose nta bapfira gushira ngo babaye babi bose nakubwiye ngo nese se uvuze ngo intama umwungeri mwiza apfira intama ngo none muri no minsi ntabwo intama nizo ziri gupfira bungeri ariko si zose hari n'intama zariya bungeri banza wumve impamvu ya mbere iyo tugarutse muri sisiteme iriho abantu badashaka kumenya sibyo wemera ko abantu bose baremwe n'Imana nta muntu utaremwe n'Imana ni ukuvuga rero hari abigumura ku Mana ariko bakerekana ko bakorera iki Imana aba rero bifatanyije n'itorero urumva Nowa iyi mpamvu tuba dukoze ikiganiro gutya tuba tugira ngo uruhande buri wese amenye ikosa rye cyane twerekane ikibazo aho kiri impande zombi nyine n'iryo kosa ndi kukwereka kuko hagati y'umushumba n'umuyobozi hagati y'umushumba n'umutegetsi banze kugira ngo umwe ahagarare mu kuri bashaka gufata ijambo ryitwa guhuza bivuze ngo impande zose zarikubiye nyine none nakubwiye ngo umushumba mubi apfira asenya iki intama ariko umwungeri mwiza apfira iki intama ze ariho wambajije none ukuvuga ngo umutegetsi n'umunyedini ari we muyobozi w'itorero barihuje bashaka gukama intama ari bamwe ariko bibagirwa Kristo watanze umurimo mu buryo butandukanye aha rero ni nawe ikibazo kiri ahubwo abantu badashaka kumva kuko Kristo aza yapfiriye mu buyobozi bw'ikijambo ry'Imana cyangwa bw'ikimana yamutumye ntabwo yigize ahindura ahubwo buri mwanya akajya agenda wereka umwanya uburyo ukwiye gukoramo umurimo wabo none uyu munsi rero iyo tugarutse mu madini cyangwa se mu matorero mu itorero aribyo bita amadini ariyo bita amatorero ariko itorero riri muri ayo madini ni irya Kristo none uyu munsi uzajya kumva buri wese ngo nditorere iri n'iri undi yumve ngo nditorere iri n'iri undi yumve ngo nitorere iri n'iri ariko Bibiliya twiyo tuyisomye ivuga ko ari amadini none se Nowa noneho rero ngiye kukwereka uburyo umwungeri n'umutegetsi banze kumva intama ahubwo bagashaka kuzitegeka ngo intama bazirye ariko intama ze kurya umwungeri cyangwa ngo zirye umutegetsi ahubwo niho tugiye kugira ngo twinjire tuganire aha ndavuga muri ubu buryo reka twifashishe icyanditswe batagira ngo ni inkuru turimo kugira reba Matayo 28 umurongo wa 11 ugeze ku wa 15 Matayo kandi isomere we byihorera Matayo 28 yego rero umurongo wa 11 ugeze ku wa 15 Matayo 28 umurongo mbere kuri 11 bakigenda urumva ariho bakigenda bamwe muri ba barinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose bateranira hamwe n'abakuru bajya inama bagurira abasirikare ifeza nyinshi
bati mujye muvuga bati muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Umutegeka naramuka byumvise tuzamwemeza namwe tuzabakiza amakuba. Ego nuko bahera ko bijyanira ifeza babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara mu Bayuda na bugingo n'uyu munsi. Urumva rero ntago ari iby'ubu, ni ibya kera. Muri make amasereka bonse ntago bashaka kureka inkuru ya Kristo, ntago bashaka kuva kuri Kristo, kandi none ntibashaka no kugira ngo bajye kwirira iki amafaranga. Ni ibintu bashaka gutsimbataza, ariko cyane bigashaka kurusha imbaraga ijambo ry'iki cy'Imana. Niyo mpamvu rero n'uyu munsi bicyamama. None se Nowa, wowe ku bwawe nawe ubaye uri umuyobozi, aya madini wayasenye? Nyine mu kintu nakubwiye ndagisubiramo, ni ukuvuga ngo umutegetsi abereho gushyira mu bikorwa amategeko. We rero ni umunyama. Nta gihe se amategeko abangamira umutegekwa? None se atamubangamira we yayakoze nta muhano? Wibwiye ngo itegeko ariho ridana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntiyaje gukuraho amategeko, ngo ahubwo yaje kugira gute? Ariko ntabwo abantu bose bahanwa n'amategeko. Reka nkubwire, itegeko buri muntu wese, wibuka ko yavuze ijambo ngo nta muntu yaje guciraho abari mu isi, ntabwo yaje guciraho abari mu isi iki iteka, ngo ahubwo ijambo ry'Imana niryo rizaciraho umuntu iki. Kanguha urugero, Farawo nyiriye tegeko yatoye ubwe byari kumuciraho iteka. Urakoze cyane. Farawo itegeko yatoye ryamuciriye witeka ngiri. Tutabijyanye muri gospel, tutabijyanye no muri gospel ngiri, ni ukuba yarareze Mose ashaka kugira ngo azamugire umwami wa Egiputa, asimbura umuhungu we bita Aramusesi. Noneho yarangiza Mose we yabyanga, undi akamucira ishyanga, akamuhinywa na ngo niba utari umwana wanjye njye mba nkwishe, ngo ariko akiriye inkoni ngo uzagende ugwe. Ageze no muri bene wabo nabo bagira gute? Baramuca. Aribwo yatabawe n'umutambyi w'Imidiyani. Nabwo abakobwa be bari bamutaye hehe? Kwiriwe. Bivuga ngo icyo uzaba ugicamo kigusobanura kugira ngo uzahagare mu mwanya ugomba kuba. Ngicyo Farawo ikintu yaje. Ya nkoni yahaye Mose yanze kumuhana, niyo yagarutse gukoresha ibitangaza muri Egiputa. Reka mwihorere, reka twigarukire. Ni izihe mbogamizi ubona zizabaho muri iki gihugu cy'u Rwanda mu gihe amatorero nk'uko bivugwa yaba avuyeho hagasigaraho association? Wivuga ngo ni izihe mbogamizi, vuga ahubwo ngo ni izihe mbogamizi zihari, kuko zirahari kugeza uyu munsi. Wivuga zizabaho, ziriho kandi zirahari. Imbogamizi ya mbere, ubu abakecuru n'abasaza bahiniraga hafi ntago barimo kurira. Yego. Abarwayi basengerwaga uyu munsi batangiye kurira. Ikindi, ba bantu nabo basengaga bavuga bati reka natwe dutegereze Imana, ubu batangiye kuvuga yuko Imana itabaho. Ntihari. Nicyo wambwiye ngo Imana barahari, bayubaha ariko ntibazwi. Bivuga ngo bazwi n'Imana yonyine. Aho niho ndi kuvuga. None se ndumva nta kintu twakora ku bijyanye no kuba insengero zimwe zihagaritse, kuko abantu bavuga ko n'ubundi amadini ntacyo yari amaze.
ngewe nk'umukristo amadini yari afite icyo amaze, ariko nk'umuntu utari umukristo hari abantu benshi bavuga ko amadini ahubwo yayobyaga abantu. buriya hari ikintu ngiye kukubwira. Yesu aza yaravuze ko asize inzira zingahe? Ebyiri. Umuntu akagira ate? Agahitamo. Nakubwiye ngo uyu munsi abantu ntibumva ijambo ry'Imana, ahubwo bashaka umutsima uvamo, bashaka yafi ivamo, bashaka nayasama. None uriya muntu twasomye rero wafatanyije, urabona ko icyambere abasirikare barindaga Yesu kugira ngo bavuge ko yazutse cyangwa atazutse. Abatambyi nibo bagiriye inama babarindaga, barababwira ngo mugende tubaye ifeza nyinshi, ngo ntimubyamamaze, ngo ahubwo mugende muvuge yuko abatambyi nako abigishwa ubwo urumva niba abandi batamenyekana bari kuririra iyo batazwi, hano ngo nimurangiza muvuga ko bamwibye, ngo natwe tuzabakizanya amakuba. N'iki? None se umuntu yagukiza amakuba Imana itayagukijije? Ntabwo bibaho. Rero niho ndi kukwereka nyirizina idini ryarangaye. Idini ryarangaye rifatanya n'ibirura. Uyu munsi rero ibirura birifiteho ububasha. Birashoboka ko ibirura byazareka idini. Yesu igihe cye nikigera cyo kwigaragaza bizabireka. Ariko ngarutse ku rundi ruhande nsanga abantu ari twebwe twigambaniye. Nyine nibyo nakubwiye. Mu nzira ebyiri Yesu yaduhaye duhitamo. Nta hantu Yesu yigize ashyira gereza, nta hantu yigize ashyira iki uhareka. Ni wowe wo guhitamo. Gereza yazanywe n'umwana w'umuntu kandi no kwica bizanwa n'umwana w'umuntu. Imana yo yari yazanye ibintu byose gukiza. Uyu munsi rero abantu bubakiye kuri sisiteme y'itegeko ryica, ntabwo bigize bubakira kuri sisiteme y'itegeko rikiza, ari ryo ryazanye Yesu ryo gukiza. Noneho ubwo n'uyu munsi baracyaritwikiriye, ariko nyiri umurimo ntawe uzamutwikira ngo bikunde. Niyo mpamvu avuga ngo ari kugosora mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya mbere. Ushaka kugosora amabuye n'ubundi ntugire icyo ubonamo, kubera ko wenda byuze uri kugosora uvuga ngo ahantu hari ibishyimbo hari n'amabuye, ariko usanga ahubwo amabuye. Impamvu hari amabuye ngiye kukikubwira ngiki, nuko guhitamo byabananiye, ariko harimo rimwe rizima sha iteshwe n'impundu. Uribuka Imana y'ubwayo ikura Abayisiraheli muri Egiputa cyane, yaravuze ngo igiye kwica abantu bose. Mose nk'umunyabwenge areka ngugira inama Mana, niwica aba abantu aho twavuye bazavuga ko ukuboko kwawe urakoze cyane. Imana iravuga atari kuramponda. Imana uzi ko itajya irekura icyemezo cyayo? Ni ikirekura, ariko nanone icyo umuntu ayisabye nk'umunyabwenge ugendana nayo iragishyigikira. Ariko nanone icyo yavuze igisorezamo hahandi yakivugiye. None se nk'ubu yavuze ati nzabica, n'ubundi ntawagezeyo mu bo yavuze ko yagombaga kwica. Bari babiri bagezeyo. Bariya ntabwo bari muri bariya kuko bari barumviye Imana, kuko abantu bazanye akaga kubera ko batumviye Imana. Nyine bariya ni ab'amateka. Natwe rero muri iyi generasiyo, ariko bari mu bana ubundi yishe ibisaza n'ibyambiraga Mose ngo ni gute Imana ivugira muri wowe twahita tuvugiramo kandi twe. None so wabonye abasaza atari bo bicaye bakavuga ngo mwabana mwe muracyari bato, nubwo muri abasirikare mufite imbaraga, nimwakira aya mafaranga mugende mubwire umutegeka tuzabakizanya amakuba, niturangiza mugende muvuga ko bamwibye. None se uyu munsi siko biri? Ariko ibi bintu bijya bizana akaga. None se bitakazana ni ukuvuga ngo Yesu abamaze, kuko hari ijambo nasomye rintera ubwoba rivuga ngo umukiranutsi ari muri ibyo byombi. Ari hagati y'abarwanya Imana
n'abemera Imana batayemera ariko akaba yemera arimo ariko ari ijambo rivuga ngo nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi kumukiranutse nzajya mukiza muri byose. Bivuze ngo iyi Mana n'ubundi yiteguye gukiza uri mu makuba, ntabwo yiteguye gukiza uri kuri ya modoka bahita bashyira ku ruhimbi, ntabwo yiteguye gukiza umuntu ufite amataje menshi witeguye ko afite iki, ahubwo yiteguye gukiza umuntu wese uyemera. Ngaho reka dusoze ikiganiro, umfashe wowe ubwawe ugira inama abategeka b'isi n'abategekwa n'ibirura. Urakoze cyane. Ntabwo ari abategeka b'isi abategeka, ahubwo ni abategetsi nyine abategekwa n'abategekwa ni ibintu bitatu. Urumva abayobozi bari mu bategeka. Oya, burangiye kukwereka neza. Yesu yaje kutuyobora, aducungura, akiza umunyabyaha n'iki, akomeza n'umukiranutsi. None umutegetsi we yaje, ibintu byose abifata kimwe. Ndakosaga bagira inama y'icyo bakora. Rero inama, reka tugaruke no kuri ijambo ngo ADPR. ADPR ubundi yari itorero ry'umwuka, n'umuntu ajyaga kwinjira yaravugaga ati sinzajyayo ntari nihana, ejo batazantaranga, mfashe umwanzuro. Uyu mwanzuro rero bafashe bo barawuhinduye, bashyizemo icyo bita ngo ni inyoroshyo. Ubundi ijambo ubwaryo kwizera Kristo ni ugupfana nawe ukazukana nawe, ukajya uvuga ijambo rya Kristo kandi uri mu babi kugira ngo ugendane n'abo babi, nubaho ubeho mu buntu bwe, nupfupfire mu buntu bwe. Uyu munsi rero iryo bararideviye, ahubwo bashatse ijambo gusa n'abandi. Rero gusa n'abandi niyitumye bigera ahangaha. Bivuga ngo rero ijambo rya nyuma, umuntu mwiza ugendana na Kristo azatabarwa kandi azashimira Imana. Ariko Pastor Noah, yego, dufite amakuru ko urusengero rwa ADPR Kinyinya rwagurishijwe kandi niho utuye. Murakoze cyane. Nanjye niko nabyumvise, ariko ntago ndabibonera igihamya, ariko igihamya gihari ni uko kugeza uyu munsi mu rusengero n'insengero zaho zidashobora gufungura. Remera nayo bavuze ko rugomba kuhava kuko hari imiturire y'amataje y'amahoteli. None se nkawe nk'umusaza ufite inararibonye muri iri dini, ibi bintu by'imihindagurikire sinzi ngo niba bagiye no guhindura izina rya ADPR bakarikuraho, iyi mihindagurikire irajyana hehe abakristo? Ubundi tutiriwe tunagira umunsi binjizaga ririya darapo ry'abatinganyi, bakajya gusura uriya mukuru wa Gatolika, burya nicyo byarimo byerekezaho, Kambanda. None urabizi ko bajyanye na korali ya Iyerika. Ibyo byose rero ni inzira yabyo. Ikindi iyo urebye iriya mikono, nge narebye umuntu washyizeho ngo ahagarariye ngo amadini n'amatorero muri RGB. Ubundi idini n'amatorero byakagombye kuba bihagarariwe n'uwigiye muri ayo matorero, ni undi wigize ubonamo. Bivuga ngo rero uyu munsi amadini yahawe umurongo ngenderwaho, ni nayo mpamvu rero ayo madini arimo kugira gute guhindurirwa amazina. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Kangusaba utange nimero yawe ntihagire ukugisha inama. Murakoze. Amazina yanjye ni Munyaneza Noah, nari nanayavuze, ariko bansabye kuvuga nomero ya telefone nk'abandi n'umushumba. Ni ibintu naherewe n'Imana, ni ibintu nagize, ntabwo ari ibintu nge natoraguye. Hari nabo bashatse kubingurisha sinabyemera, ariko Imana yibikora mu nzira yayo. Rero ni 07 82 50 40 14. Imana guha umugisha. Murakoze cyane. Abakunzi b'Imana TV, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.